nigira mvuge gato ku bwoko butatu bugize umurimo wo gusenga. Trois types de prière. Uburyo butatu bugize umurimo witwa gusenga. Iyo uri mu masengesho ubukora kimwe muri ivyo cyangwa ukagenda ubikora bikurikirana, wenda wari usanzwe ubikora ariko ntabyo usanzwe, sibyo? Hallelujah. The three forms of prayer. Rero mu gihe turasenga, mu gihe umuntu wese ariho arasenga, uburyo bumwe aba ariho arasengamo nubwo n'uburyo bw'amagambo, urabwira Imana, sibyo? Ubwira Imana amagambo, sibyo? Amen. Urasenga urabwira amagambo, niyo bita vocal prayer, prière vocale. Uravuga, ni wowe ubwira Imana. Iyo umuntu akubwira ngo ni mu masengesho, uvuga ngo icya mbere ariho arabwira Imana. Maze mwandika icya mbere, ubye muri uwo mwanya ariho arabwira Imana. Ni wowe, ntabwo ari Imana ikubwira, ni wowe uyibwira. Cyangwa nimba utari urabwira Imana, amen, haleluya, ari urwego rwitwa meditation. Nayo ni isengesho, ni amasengesho. Meditation rero ntabwo tuyo turabwira Imana. Amen. Tuba turiho turatekereza ku by'Imana yavuze, ari ryo twita ijambo ry'Imana. Meditation nayo ni forme yo gusenga. Iyo uri mu masengesho hariya cyangwa mu cyumba cyawe ukaba utari urabwira Imana, iyo twise vocal prayer, sibyo? Prière vocale. Uratekereza ku ijambo ry'Imana, kuvuga ngo icyo gihe ni Imana iravugana nawe. Wayumvise? Iyo utari uravugira Imana wowe ukaba uratekereza ku ijambo ryayo, ubwo niyo irakubwira. Kuko ntabwo ari ijambo ryawe, ni ijambo ryayo. Urumva ko niyo irakubwira. Urwego rwa gatatu, amen, haleluya, niryo bita contemplation. Turaza kubibona. Contemplation. Ni kuvuga iki contemplation? Uvuga ngo ni mu gihe uri mu masengesho, ntabwo urabwira Imana, vocal prayer, prière vocale, amagambo, sibyo? Cyangwa urabwira Imana mu bitekerezo, nabyo birashoboka. Urakuta uravuga, ariko ni wowe mu bitekerezo urabwira Imana. Ni ya forme ya mbere. Forme ya kabiri ni igihe uratekereza ku ijambo ry'Imana mu mwanya wo gusenga. Uvuga ngo ni Imana irakubwira binyuze mu ijambo ryayo. Hanyuma iyindi forme ya gatatu ni contemplation. No kuvuga iki? Aho niho benshi rero bibayobera, gusa benshi bageraho. Iyo abantu bavuze ngo masengesho ni ibintu bibiri, bamwe bazi ko bagiye kubwira Imana ibyabo. Aho niho bagarukira kumenya icyitwa amasengesho. Abandi bisumbiyeho mu kumenya iby'Imana, ari igihe batabwira Imana ibyayo, ariko akabwira Imana uvugane nanjye. Muri icyo gihe ntabwo ari ukomeza kubibwira, dufata ijambo ry'Imana, hanyuma Imana ikavugana nawe binyuze mu ijambo ryayo. Mbere yuko ikubwira irindi ritari hano, ibanza kukubwira hano mu ijambo ryayo. Ibindi byaza mu mwuka bishemangira aya magambo. Ariko urwego rwa gatatu rwo gusenga ntabwo ari benshi barugeraho. Contemplation kuvuga iki? Ntabwo urabwira Imana, ntabwo urabwirwa n'Imana mu ijambo ryayo, ahubwo mu rwego mu mwuka. Amen. Wowe mu mwuka nubwo Imana udashobora kwishushanya, sibyo? Ko ntabwo wayiha forme, ariko ubu urakontempla ubwiza bw'Imana
ni ibintu biba mu mwuka, aho umwuka wera agukingurira, akingurira umwuka wawe. Amen. Ibitekerezo byo mu rundi rwego rutari inyama n'amaraso ku bijyanye Imana n'ibyayo n'ijuru ryayo. Ni urundi rwego rero rurenze kubwira Imana cyangwa no kumedita ku ijambo ry'Imana. Contemplation rero si benshi bayigeraho, ko isaba iki? Isaba patience. Niyo benshi rero kumenya Imana kwabo bitahugarukira cyane, kuracyari hasi. Urwego rwa contemplation ni abantu bamaze gukura mu mwuka. Amen. Ni urwego rw'abari mature mu mwuka. Si benshi mu bakristo bageraho, ariko nabyo ni forme ihanitse yo gusenga. Amen. Yewe kenshi biranshikira ngatangira mbwira Imana ko ni ya forme ya mbere, ibyo maza gusanga niyo irambwira binyuze mu ijambo, none nkaza kurerukira noneho sindi muri ibyo bibiri, ahubwo mu buryo bw'umwuka ndi mu yindi si ibijyanye n'iby'umwuka, iby'ubwami bw'Imana, kubaho kw'Imana, imbaraga z'Imana, cyubahiro cy'Imana mu yindi sfere. Ibi rero impamvu bingora kubibasobanurira ibya gatatu nuko ntabwo bifata gutya ngo bivuge. N'uvuye mu rwego rwa meditation mu buryo ndo ndavuga, yamugora gusobanura ibyo yari arimo. Uru rwego rero niko mbifuriza ko mugeraho. Imana ishimwe. Mbere ko twinjira mu ijambo ry'Imana ry'uno munsi, riratubwiye gato byerekeye inyigisho z'ejo kugira ngo habe transition. Ejo twabonye ko twese twamagariwe kurwanya intambara, ibyo ni ukuvuga ngo iyo uvutse ubwa kabiri mu kwizera ubutumwa bwiza, automatiquement ako kanya Satani atangira kurwanya, kubera yuko ubutakiruwe. Niyo mpamvu ubona Pawulo igihe yavuze mu Efeso ibice 6 umurongo wa 10 kugeza kuri 18 avuga intwaro z'umukristo, ntabwo yavuze intwaro z'abamwe. Umukristo wese, kuko umukristo wese abyumva atabyumva ari mu ntambara na Satani, kuko iyo tubyawe n'Imana duhinduka cible ya Satani. None hariya ndetse mukundi ni byiza ko wabonetse, somere muri Yohana igice mbere umurongo wa tutangire ku murongo wa mbere tugeze ku wa 13. Amen. Yohana, ubutumwa bwa Yohana igice mbere umurongo wa mbere tugeze ku ngo 13. Jambo mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwamumenya. Hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana, uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo, ngo atume bose bizera. Icyakora uwo si we uwo mucyo, ahubwo ni wahamije ibyawo. Uwo mucyo niwe mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye,
ariko abe ntibamwemera. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Amen. Amen. Babyawe n'Imana. None nimba twarabyawe n'Imana kubwo kwizera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, birumvikana ko Satani duhinduka abanzi be, ko ikibyawe n'Imana Satani aracyanga. Rero intambara yo mu mwuka ntabwo ireba bamwe, ireba umuntu wese wabyawe n'ijambo ry'Imana n'Umwuka Wera. Niyo mpamvu rero itorero muri rusange riri mu ntambara y'umwuka, rirwana n'abatware b'umwijima, Satani n'ingabo ze n'abadayimoni be. Ikibazo rero ni iki rero? Nimba uri umwana w'Imana ukaba waravutse ubwa kabiri, kuko Yesu yabwiye Nikodemu, Yohana 3, umutabyawe n'umwuka n'amazi ntabwo muzinjira mu bwami bw'ijuru. Ikibyawe n'umubiri nacyo n'umubiri, ibyawe n'umwuka nacyo n'umwuka. Warabyawe rero mu buryo bw'umwuka bwo kwizera Kristo. None nimba rero warabyawe n'umwuka kuko kwizera Yesu, ukaba utazi kuri mu ntambara, ingaruka ni izihe? Uvuga ngo Satani yarakwibasiye, ko ntabwo uza kubyumva mu mubiri burya ngo yandashe, ibyo mu mwuka. Ni ukuvuga ngo uba waramaze kwicwa mu mwuka, ariko ugakomeza kugira izina ryo kuba muzima, ariko imbere y'Imana mu isi y'umwuka urapfuye. Ibyo ni ibintu byumvikana. Uvuga ngo nimba hari intambara ukaba utayumva mu buryo bw'umwuka, uvuga ngo wowe ntabwo uyirimo. Nimba utayirimo rero uvuga ngo wa murimo Imana yatangiye gukora muri wowe igihe wavuka ubwa kabiri, Satani yarawishe. Na niyo mpamvu rero Bibiliya ivuga ngo mu itorero ngo hari abatangiye mu by'umwuka ngo basoreza mu by'umubiri. None ukakomeza kugira izina ryo kuba muzima, ariko mu mwuka warapfuye. Iyo dusoma mu byahishuriwe Yohana, abantu benshi bari muri iyo situation ntabyo bazi. Byahishuriwe Yohana 3, no ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 3. Wandikire marayika w'itorero ry'i Sarudi uti, ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7 aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'ukuriho, nyamara ukaba uri intumbi. Jya uba maso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa, kuko nabonye ko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye. Nuko ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise, ubyitondere kandi wihane. Ariko rero nutaba amaso nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira. Amen. Amen. Muri ibyo byose tumaze kumva, dufata ijambo ufite izina y'ukuriho cyangwa kuri muzima, ariko uri intumbi. Ababwirwa aha ntabwo ari abapagani bo mu isi, kuko ni urwandiko rwandika itorero. Mu itorero hari abantu bitwa ko ari bazima, ariko bigeze kuba bazima, kuko iyo umaze kuvuka ubwa kabiri wakira ubugingo bw'Imana, uba muzima imbere y'Imana. Ariko kubera yuko warangaye, none ntiwamenye rero gukizwa ingaruka zabyo mu isi y'umwuka. Satani rero yarakwishe. Uzamenya gute ko uyu muntu yapfuye? Uzamenya gute ko wapfuye nimba ari wowe? Ntabwo wongera kuba sensible ku bintu by'umwuka. Ntabwo wongera kumva muri wowe ko hari ikintu ubuze mu mwuka, ko hari ikintu ukeneye mu mwuka. Usenga udasenga umva ntacyo
ntacyo wagabonikiwemo. Urabumva? Ushobora no kwimarira n'igihe runaka nta n'ijambo ry'Imana utekereza kuri ryo. Nta gusenga. Iyo mvuze gusenga no si nagusenga yamigi none se tutarakizwa twasengaga ibyo kurya. Buri muntu wese w'umukristo mwiza ibyo asengera ibyo kurya, asengera rimwe na rimwe yafite ibibazo. Ntabwo bivuga yuko twari twamaze kwimuka mu mugambi w'Imana tukava kwa Satani. Iyo bagita prière de routine. Ntabwo tuvuga amasengesho y'umuhango, turavuga amasengesho arimo guhumeka k'Umwuka Wera. Ayo agira gusa abantu bakiri bazima mu mwuka. Nivuga ngo kuba iby'umwuka ntabwo ukibyumva, ntabwo ukibinyoterwa. Uko iyo umuntu apfuye ntabwo yongera kunyoterwa. Ndavuga umurambo. Ufata umuntu yakundaga akayoga, none urebe umurambo we umuzanire whisky, ati kakayoga wakundaga, muramubwira gute? Ntacyo bibubwiye, kuko umurambo wabaye umurambo. Kandi wa muntu yaherezaga wa murambo akiriho, yaherezaga umubiri, n'umubiri wabaye umurambo. No mu mwuka niko bimeze. Iyo dupfuye mu mwuka ntabwo twogera kumva inzara ituma dushakisha iby'umwuka ngo biduhaze. Ntabwo twogera kumva inyota y'ijambo ry'Imana, inyota yo gusabana n'Imana, inyota yo gusenga kugira ngo bihembure ubugingo bwacu. Oya, ibyo bintu birashira. Inzara n'inyota iby'umwuka ntiyongera kuboneka iyo umuntu yamaze kwicwa mu mwuka. Rero nufata uko kuri, abantu benshi mu matorero barapfuye. Nimba bigeze kuba bazima barapfuye. Niyo mpamvu turatakamba rero mu bintu dusengera harimo no gusengera itorero. Imana ishimwe. Muri impamvu dusenga itorero, mugendana n'abantu benshi bapfuye mu mwuka, kandi muragenda kuko nta na kimwe cyabaye. Yesu ashimwe, iracyari yayindi. Ariko muri vie personnelle yabo n'Imana, relation n'Imana, relation n'ijambo ry'Imana, ubusabane n'Umwuka Wera, nta na kimwe kigenda. Iyo uri mu bihe aho utacyumva muri wowe besoin, inyota yo kuvugana n'Imana, inyota yo gusoma ijambo ry'Imana, inyota yo gukiranukira Imana, wowe biba yarangiye. Hasigaye iki rero? Hasigaye uburyarya. Yajya ngo barokore, kandi turi specialiste muri ubwo buryarya. Abantu bakaba mu buhenebere batabizi, bakumva yuko nta kibazo, kumva ko abandi bakabya. Byose ni ibintu bikomeye cyane. Uba waramenya umwami ugakinisha ibye, uzagira akaga kurusha abatamumenye. Niko ubwe yabivuze. Wafuma uhura n'umupagani atavuga izina rya Yesu, aho kugira ngo uhure n'umuntu yitwa ko yigeze gukizwa, nyuma akitwa ko agikijijwe, akiri mu itorero, cyangwa akitwa umukozi w'Imana, ariko ikara ryarazimye kera. Urumva? Uwo muntu ni mubi mu by'ubwami bw'Imana kurusha umupagani. Umupagani iby'Imana ntabyazi, kandi ntabwo warwanya ibyo utazi. We avuga gusa ntabyazi, ariko umuntu wabyinjiyemo, none Satani akongera akamwigarurira, niwe ari danger, kuko arwanya ibyazi. Wabyumvise? Na nibyo Bibiliya itubwira ngo imbwa yasubiye mu birutse, ingurube yasubiye kwivuguta mu byondo. Numva ngo Imana, umuntu wasubiye inyuma mu by'ubwami bw'Imana, Imana ikamukarifiya, ikamwita imbwa, ikamwita ingurube. Umva ni ibintu biteye ubwoba. Binagwa ari mbivuze, ka tubisome no mu rwandiko wa kabiri wa Petero ibice 2 umurongo wa 20 tugeze 22.
niba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza kwarabateye guhunga bakava mu by'isi byonona maze bakongera kubyizingitiranizamo bikabanesha, ibya nyuma byabo biba birushije ibya mbere kuba bibi. Icyajyaga kubabera cyiza iyaba batigeze kumenya inzira yo gukiranuka, biruta ko basubira inyuma bamaze kuyimenya bakareka itegeko ryera bahawe. Ibyabasohoyeho ni iby'uyu mugani w'ukuri ngo imbwa isubiye ku birutsi byayo, kandi ngo ingurube yuhagiwe isubiye kwigaragura mu byondo. Amen. Ngibyo ntabwo ari jye nabivuze, ni ijambo ry'Imana. Rero ni ibintu bikomeye cyane cyane muri iki gihe turimo, aricyo gihe cya nyuma, aricyo gihe cyo kwa Yesu Kristo. Ntabwo ari ibintu duhimba, ibimenyetso birabitwereka. Nta n'umwe ashobora guhakana ibyo biraba ku isi muri kino gihe. Kandi nasoma Bibiliya azumva ko Bibiliya yabivuze kera bitaraba. Kandi turabizi aho biganisha. None abantu bakaba bariho baraba, bakitwa ko bafite Yesu, bakitwa ko bacunguwe, bakitwa ko bamutegereje, ariko hari imibereho yabo ntacyo bitayeho. Nta ntambara yo mu mwuka barwana. Wabareba ntabwo watandukanya n'ab'isi, uretse ko bamwe batakijya mu kabare wenda, niba bigeze kujyamo Yesu atarabakiza, cyangwa batakijya mu busambanyi n'ibiki, ariko wareba icyo bita le train de vie, wareba ukuntu babayeho. Sibyo? Ntabwo ubona ko bari kuri front y'Imana, ntabwo ubona ko bari ku rugamba rw'Imana. None abo bantu ushaka kumbwira yuko Satani atabigaruriye? Abo rero nibo bagirwa hano, yuko ibyabo ni bibi kurusha igihe batari bwamenye Yesu. Rero ibi byose ni kubera iki? Ndabivuga kubera ko twumva ko buri muntu wese wakira umwami Yesu ari mu ntambara arwana n'abanzi b'Imana b'abadayimoni. Ariko twarabonye ko nubwo itorero ry'Imana ryose Imana iryita ingabo zayo, twabonye ko Uwiteka yitwa Uwiteka Nyiringabo, Yawe Sabaoth cyangwa Jehova Sabaoth. Twabonye ko hari afite ingabo. Marayika wo mu ijuru bitwa ingabo ze, amanyenyeri ku ijuru bitwa ingabo ze, n'abera bo mu isi bakiri mu rugendo bitwa ingabo ze. Amen. Mu ngabo ze rero zo ku isi zitwa itorero, zitwa abakristo ukuri bavuze bwa kabiri, nk'uko n'ibihugu nabyo bigira ingabo, ariko hakaba harimo imitwe itandukanye. Hari rero umutwe mu bihugu byose, mu ngabo z'ibihugu hari umutwe witwa Special Forces cyangwa les Forces Spéciales, twarabivuze ejo. Amen. Ni ukuvuga ngo rero nitubigereranya n'ibyo mu bwami bw'Imana, ni ukuvuga ngo abakristo bose bahagaze neza, bifate ko ari abasirikare b'umwami Yesu mu rugamba rwo mu mwuka. Hanyuma muri abo hari abantu b'umwihariko Imana ikontaho urugamba rwayo na Satani. Ejo nibo twatinzeho, murabyuka ibyo. Kugira ngo umenye ibyo mu mwuka ukwiye no kwifashisha ibigaragara niuza kumenya ibyo mu mwuka. Uko Paulo yagiye akora ibyo bita analogy, agakompara ibyo mu isi nk'aho umusirikare w'Abaroma ukuntu intwaro yari afite. Paulo yahise abijyana mu mwuka, akavuga ko n'umukristo nawe afite intwaro ze. Ariko ku gihe cya Paulo umusirikare w'Abaroma niwe yari ikigereranyo. Yakoze analogy hagati y'umusirikare mu mwuka wa Yesu Kristo hamwe n'umusirikare w'isi, icyo gihe wari umusirikare w'Abaroma. Niwe yavaye muzi ya ntwaro zivugwa wa Efeso ibice 6. Amen. Umurongo wa 10 ukamanuka kuza kuri 18. Iyo Paulo aba mu gihe cyacu yari gufata umusirikare wano yari gufata umumarine w'Amerika, bita Marines, bari baba bambaye kugira ngo bagiye ku kwezi. Ibintu bibarusha inshuro zingahe uburemere. Ubwo yari gufata uriya
buri ntwaro akagenda yivuga mu mwuka natwe yacu uko imeze. Kugira ngo rero mumenye rero abakristu Imana yita indwanyi zayo mu mwuka mu masengesho ari bo twagereranya no mu isi force spéciale, ingabo zidasanzwe. Turaza gufata urugero rusanzwe mu byumve, urugero rwabaye muri Uganda Entebbe. Ibyihebe by'abanyapalestina yaradeturunye indege. Hari indege yajyaga i Paris harimo Abisirayeli, hanyuma barayideturuna bayigeza Entebbe. Ibyo byihebe by'abanyapalestina, ariko bari bafitaniye connection na Idi Amin. Idi Amin yari president. Noneho bageze Entebbe rero bajonjuramo rero Abisirayeli barabafata en otage, hostages. Noneho bahita begizija Israeli ko ibarekurira imfungwa zabo z'abanyapalestina, bitabaye bityo baraza kwica Abisirayeli. Wabyumvise? Noneho leta ya Israeli igira ikibazo. Abo basabaga ko barekurwa b'abanyapalestina bari muri gereza za Israeli bari abantu kabuhariwe mu kwica. Ni ukuvuga ngo kubarekura ni ukwibikira, kandi igisasu cyo mu gihe kizaza. Noneho Israeli rero igira ikibazo. Niturekura bariya bantu, ejo ibitero bazatugabaho birakomeye. Nitutabarekura bene wacu barapfa. Noneho baba muri situation. Amen. Baba muri situation. Hanyuma Israeli ifata decision, ifata icyemezo gikomeye. Yafashe ikihe cyemezo? Yaravuze ngo muhagurutse special forces, force spéciale, babita bakomando. Noneho bagende kugeza Entebbe, bashakisha aho izo mfungwa aho baotage b'Abisirayeli bari, babaribere. Ntabwo byari byoroshye. Uvuga ngo bakwiye kubatakaza. Uvuga ngo nibarekure za mfungwa abanyapalestina, ibyo byihebe by'Abapalestina byadeturunye indege yasabye, kandi kutabarekura bakwiye gukora operation ikaba successful. Kuko niba bikora bakeshuha, uvuga ngo baraza kwica bari Israeli. Uvuga ngo ni icyemezo bafashe gikomeye. Ibyo byaringiye mu mateka y'intambara z'isi. Iyo operation nimwe mu maoperation yatumye Israeli itinywa ku isi. Noneho bafata rero special forces za Israeli. Wari uziyoboye murazi wari we? Ni mukuru wa Netanyahu. Uyu premier ministre ari ubu wa Israeli, umuvandimwe we niwe yaje ayoboye special forces. Indege zavuye muri Israeli nk'umurabyo, ntago bazirabutswe. Idi Amin yakangutse bageze Entebbe, imigwano iratangira, baneutraliza bya bihebe byose, barokora Abisirayeli. Ntago bari bafungiye ku kibuga cy'indege, bari bajyanye hano. Ariko hari umwe mu Bisirayelikazi yari yagize yari kubera iyo shoke, yabaye ararwara ajya mu bitaro. Noneho bamaze rero kuribera abo ba Israeli bari bafashwe n'ibyo byihebe. Umva Amini niwe urazi ko nawe yari emizirima fanatique, uvuga ngo yumvaga ko nyine ari ubutwari yagize. Rivuga ngo yahise nawe akora nabo aba imbaraga zindi aho kugira ngo nyine exigence zabo iyo asabe leta ya Israeli bikoreke. Hanyuma bamaze kwica ibyo bihebe yari yafashe bugwate abo barabariberaho bari.
noneho hari umumama umwe mu Israel yari mu bitaro kubera ko yagize shoke, noneho babonye operation we baramwishe, ngo Amini yategetse kuba mwishe. Hanyuma mu gihe bategereje kugira ngo bose binjire mu ndege, wabyumvise, binjire mu ndege abo b'Isirayeli, umuvandimwe wa Netanyahu nawe yitwa Netanyahu, je nageze no kumva ye ariya n'umwero ubu n'intwari, nageze aho bamushinguye wayoboye kiriya gitero. Hanyuma mugiye Jonathan, mugiye rero bashaka ari wararindira ko n'uwanyuma yinjira, we baramurasa. Jonathan yapfiriye Entebbe hariya, ariko operation barayikora, baribera abantu. Kubera iki? Bifashije mu ngabo zabo izitwa umutwe udasanzwe, nuko uwo murimo wari mu udasanzwe, urimo za risike. None nitumenye ibyo rero mu isi, tuzahita tumenyera mu mwuka uko bimeze. Nuko abakristo bose bahamagara kurwanya intambara yo mu mwuka, ariko hakwiye kuba harimo abantu b'umwihariko Imana ishobora gukontaho iyo intambara zo mu mwuka ziri mu rwego rukomeye, iyo itorero rigeze ahantu hakomeye. Abo rero niba Imana korana nabo. Muzajye mwibuka iyo red ya Entebbe, bayita red ya Entebbe, ukuntu special force ya Israel yageze Entebbe, hanyuma iribera bari ab'Isirayeli. Donc bimenye, je nababwiye ngo ntago bagira iteka amahirwe yo kugaruka bose, bagira abahasiga, ariko cya gikorwa gakorwa. Wabyumvise? None itorero ry'Imana se mubaza ko rigira abantu nk'abo benshi? Igisubizo ntabwo tutwitanga, ni Imana yagitanze. Uyu munsi dufite ijanisha mu ijambo ry'Imana yakubwira mu itorero ni bangahe Imana yakwita ingabo zayo zidasanzwe. Ntabwo ari ibintu duhimba, ni imibare. Kandi ejo twabaye nk'aho ikomoza Imana ishimwe. Tujye dusubire hariya muri Abacamanza ibice 6, nite mukundi dusome Abacamanza ibice 6 umurongo wa mbere wa kabiri, ndakubwira kandi ukomereza. Abisirayeli bakora ibyangwa n'Uwiteka, Uwiteka abahana mu maboko y'Abamidiyani imyaka 7. Nuko Abamidiyani banesha Abisirayeli, batera Abisirayeli gushaka aho kwihisha mu bihanamanga byo mu misozi no mu mavumo no mu bihome. Amen. Amen. Imyaka 7 bari munsi y'igitugu y'Abamidiyani. Amen. Hanyuma tugende ku murongo wa 11 za kuri 14. Turagenda dusimbuka kuko ntabwo twasoma hose. Nuko marayika w'Uwiteka araza yicara munsi y'igiti cy'umwera cyari muri Ofura kwa Yowasi w'Umwabiyezeri. Umuhungu we Gideyoni yasekuraga ingano mu muvure bengeramo vino ngo azihishe Abamidiyani. Marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyambaraga we ugira n'ubutwari. Gideyoni aramusubiza ati, Mutware, niba Uwiteka ari kumwe natwe, ni iki gituma ibyo byose bitubaho? N'imirimo ye yose itangaza irihe, iyo ba sogokuruza batubwiye ngo Uwiteka niwe wadukuye muri Egiputa? Ariko noneho Uwiteka yaradutaye, yatugabije Abamidiyani. Nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati, genda uko izo mbaraga zawe zingana, ukiza Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani, sinjye ugutumye. Amen. Amen. Turaza kubivugaho. Noneho tugende ku Imana yamuyoboye mu gikorwa. Ibice 7 rero ku murongo wa mbere, tugeze ku murongo atugere ku murongo wa 25. Yerubali ariwe Gideyoni n'abantu bose bari kumwe nawe
bazinduka mu gitondo kare bajya kugandika ku isoko ya Harodi, kandi ingando z'Abamidiyani zari ikasikazi y'aho mu kibaya giteganye n'umusozi Mori. Nuko Uwiteka abwira Gideyoni ati, abantu muri kumwe bakabije kuba benshi, nicyo gituma ntemera gutanga Abamidiyani mu maboko yanyu, kugira ngo Abisiraheli batanyirariraho bati, amaboko yacu niyo yadukijije. None genda ujye imbere y'ingabo urangurure uti, utinya wese muri mwe agahinda umushyitsi nave ku musozi Galeyadi atahe. Nuko abantu inzovu 2 n'ibihumbi 2 barataha, hasigara inzovu 1. Uwiteka aherako abwira Gideyoni ati, abantu baracyakabije kuba benshi, manukana nabo mujye ku mugezi mbakugeragerezeyo. Nuko uwundi bukubwire ko ari we mujyana aba ari we mujyana, kandi uwundi bukubwire nti ntimujyane ntagende. Nuko amanukana n'abo bantu bajya ku mugezi. Uwiteka abwira Gideyoni ati, umuntu wese uri bujabagize amazi ururimi nk'imbwa umushyire ukwe, kandi uri bunywe apfukamye umushyire ukwe. Umubare w'abanywesheje amashyi uba 300, ariko abandi bose banyoye bapfukamye. Uwiteka abwira Gideyoni ati, abantu 300 banywesheje amashyi nabo nibo nzabakirisha, kuko nkugabije Abamidiyani. Nuko abandi bose nibasubira iwabo. Abo 300 benda impamba za bagenzi babo n'amakondera, maze Gideyoni yohereza Abisirayeli bandi bose mu mahema yabo, ariko we asigarana n'abo 300, kandi urugero rw'Abamidiyani rwari hepfo yo mu kibaya. Ijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati, haguruka umanuke ujye mu rugero rwabo, kuko mbakugabije. Kandi niba utinya kumanuka, jyana n'umugaragu wawe Pura muri urwo rugerero, mwumve ibyo bavuga uhereko ugira imbaraga. Nuko manuka ugere mu rugerero. Amanukana n'umugaragu we Pura, bagera mu ngabo za mbere zari zirinze urugerero. Abamidiyani n'Abamaleki n'ab'iburasirazuba bari bararaye mu kibaya, basa n'irumbo ry'inzige, n'ingamiya zabo zitabarika bingana n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja. Nuko Gideyoni agezeyo, yumva umuntu arotorera mugenzi we ati, umva ye, narose inzozi, mbona irobe rya sayiri ritembagara mu rugerero rw'Abamidiyani, ryikubita ku ihema, iryo hema rihera ko rigwa rigaramye. Mugenzi we aramusubiza ati, nta kindi, iyo ni inkota ya Gideyoni mwene Yowasi, umugabo wo mu Bisiraheli Imana yamugabije Abamidiyani n'ingabo zabo zose. Nuko Gideyoni yumvise izo nzozi nuko zisobanuwe, ashima Imana, asubira mu ngando z'Abisirayeli arababwira ati, nimuhaguruke, kuko ingabo z'Abamidiyani Uwiteka yazitugabije. Nuko abo bagabo uko ari 300 abagabanyamo imitwe 3, umuntu wese amuha ikondera n'ikibindi kirimo ubusa, bashyiramo urumuri. Arababwira ati, mundebereho, uko ngira namwe aba ariko mugira. Ningera ku ngabo za mbere munyitegererezeho, ibyo mubona ngira aba ariko mugira namwe. Nuko nimuvuze ikondera n'abo turi kumwe, namwe muhereko muvuze amakondera mu mpande zose z'urugerero, muvuge muti, kubw'Uwiteka na Gideyoni. Nuko Gideyoni n'abantu 100 bari kumwe bagera mu ngabo za mbere mu kavamashyiga, bari bagejeje igihe abarinzi bahinda abandi. Bahera ko bavuza amakondera, bamenagura ibibindi bari bafite mu ntoki. Nuko iyo mitwe 3 ivugiriza icyarimwe amakondera, bamenagura ibibindi, bazunguza imuri, n'ukuboko kw'imoso bafashe amakondera mu kuboko kw'iburyo, bayavuza barangura bati, inkota y'Uwiteka na Gideyoni. Umuntu wese ahagarara ahageze, bakubye urugerero rw'Abamidiyani, ingabo zose zicikamo igikuba, ziravurungana zirahunga. Ushobora komeza soma. Amen. Murumva ko Imana niyo yashizeho uburyo bwo kujonjora mu ngabo zayo. Muri icyo gihe tuvuge Abisirayeli bari bitabira urugamba, bari abantu 30,000 niko batubwiye, abantu 30,000.
ingabo za Isirayeli zitabiye urugamba kugira ngo bave munsi y'igitugu cya Midiyani bari 30,000 bigitangira. Imana ibwira Gideon ati abo bantu ni benshi kuko Imana izi imitima yabo, ngo reka nkwereke. Wabwira uti ufite ubwoba bwo kujya ku rugamba natahe. Ku 30,000 hatashe mu 22. Murumva iyo proportion. Amen. Ubwo yari 32. 22,000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent. Semera ku murongo wa 3. none genda ujya imbere y'ingabo urangurura uti utinya wese muri mwe agahinda umushyitsi nave ku musozi Galeyadi atashye. Nuko abantu inzovu 2 n'ibihumbi 2 barataha, hasigara inzovu 1. Amen. Amen. 22,000 barataha, hanyuma ngo il en resta 10,000, hasigaye 10,000. Bose bari 32. Nimwibaze 32,000 abanyabwoba babonetsemo ni 22,000 abanyabwoba. Noneho hasigaye 10,000. Imana ivuga ngo nawe 10,000 baracyari benshi. Komeza reka nabo majonjoremo. Uwiteka ahera ko abwira Gideon ati abantu baracyakabije kuba benshi, manukana nabo mujye ku mugezi mbakugeragerezeyo. Nuko uwundi bukubwire ko ari we mujyana aba ari we mujyana, kandi undi bukubwire ntimujyane ntagende. Nuko amanukana n'abo bantu bajya ku mugezi. Uwiteka abwira Gideon ati umuntu wese urubuje abagize amazi ururimi nk'imbwa umushyire ukwe. Vuwe muti uri buje agabize. Ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien. On va. Uzabatandukanye. Umushyire ukwe, kandi uri bunywe apfukamye umushyire ukwe. Umve rero abanywe bapfukamye ni bangahe? Umubare w'abanywesheje amashyi uba 300, ariko abandi bose banyweye bapfukamye. Amen. Amen. Muri abantu 10,000 abanywesheje amashyi batarinze gupfukama, ni ukuvuga ngo bahagaze, ngo bari 300, ngo abandi barinze gupfukama. Ni ukuvuga ngo mu 10,000 banamo 300, hasigaye 9,700 abo barinze gupfukama. Imana ivuga ati rero abo bapfukamye babwire batahe. Iyo ni test y'Imana. Uvuga ngo aba nta ntambara barwana. Deja mindset yabo ntabwo ari yo kurwana. Bakoze ibintu nko mu buzima busanzwe. Uko position yo gupfukama ubwayo yerekana ko bari abantu ntago ari abasirikare bashobora guhana intambara kabuhariwe. Ariko bariye 300 bo bafashe banyweye nk'abantu bihuta, sibyo badafite umwanya. Abo rero Imana niyo yahisemo. Nukora rero kareba abantu 300 mu 32,000, sibyo nujanisha ni pourcentage ngahe? Ni nka 1%. 1% nicyo Imana yita special force, nicyo Imana yitwa ingabo zanjye kabuhariwe. Aba nibo nzajya nkirisha intambara zikomeye. None tubizanye rero muri realite y'ubu. Itorero ry'abantu 600, sibyo? Itorero ry'abantu 600 ab'Imana yitamo ishobora kwiringira ko bazarwanya intambara zayo zikomeye ni bangahe? Itorero ry'abantu 600. Abo 600 bose bitwa ngo n'abasirikare b'Imana. Niko bose twavuze ko bose bahamagara kurwanya intambara zo mu mwuka. Okay? None itorero ry'abantu 600 ni bangahe mu ijonjora ry'Imana? Imana ivuga ati bariya nshobora kubakontaho, nshobora kubiringira
yuko ziriya ntambara bazazirwana. Ni bangahe? Il faut diviser par 100. Mu itorero ry'abantu 600, abantu Imana yiringira ko ari indwanyi nka kiriya gitero cyavuye muri Israel kajya kubohoza bene wabo bari bafashwe n'ibyihebe, ikabajyana muri Entebbe bikajyana muri Kampala bikajyana muri Uganda. Ibyo Geza uri yarayoboye special force ya Israel, yitwa Jonathan Netanyahu, niwe yari umukuru na niwe yasize ubuzima. N'abandi bangahe? Iyi ntabwo ari imibare yapfuye kuza, ni imibare Imana ibivuga ngo muzagendere kuri iyi. None nimubona ubwinshi bw'abantu ntibuzabashuke, muzajye mumenya ngo ku bantu 600 bitwa ko bari mu itorero bajya bavuga ngo turakunda itorero, babyumvise ngo ne comptez pas sur abo bose, mu divise par 100. Abo nibo Imana yiringira. Ni bangahe? 6. Itoro y'abantu 300 ni 3. Abo nibo bitwa ingabo kawahariwe indwanyi mu mwuka Imana ishobora kwiringira. Ntabwo ari ibintu duhimbye, ni proportion iri hano. Ubibwiye abantu se babyemera? Ariko niko biri. Reka twongere tugaruke none mbahe information zihagije kubyerekeye. Ngewe natekereje kuri iriya nuze special force ya Israel yagiye muri Uganda ikabohora bari bantu. Nka analogy, nk'ikigererano cyiza kugira ngo tutahure mu mwuka indwanyi z'umwami Yesu. Amen. Wayumvise? Turakora analogy. Umviriza. Raid d'Entebbe. Igitero kiye Entebbe. Dans la nuit du 3 au 4 juillet, ijoro ryo ku itariki 3 rishira itariki 4 mu kwezi kwa 7. Wayumvise? Ijoro y'itariki 3 rishira itariki 4 mu kwezi kwa 7, 1976. Benshi bari mutaravuka. Ibi byabaye muri 1976. 1976 niho byabaye. Byagenze gute? Amen. Byagenze gute? Un commando de troupes d'élite, binamo bimenye. Abantu bagize special force y'igihugu babara ibyo bita abantu ni elite. Vango niko rwego ruhanitse igihugu kiba gifite mu basirikare. Ni troupe d'élite. Wayumvise? Igihugu kikora kuri abo iyo bintu bikomeye. Baba bita les troupes d'élite. Ngo un commando de troupes d'élite israélienne prend d'assaut l'aéroport d'Entebbe afin de libérer les otages israéliens. Baguye gitumo, aéroport d'Entebbe. Le commando tue 7 pirates de l'air. Bishe bya bihebe birindwi yategetse indege kutagenda yarigiye turaza kuhabona ikayobya indege bijyanisha kwa Idi Amin ko yari umwanzi wa Israel. Bica barindwi et 20 soldats ugandais. Abasirikare 20 b'Abagande bacunga aéroport basize ubuzima. Puis retourne en Israël. Basubira muri Israel kandi byakoze mu kanya ko guhumbya. Retourne en Israël avec 91 passagers libérés. Barakijije abisraeli 91 et les 12 membres de l'équipage. N'abaje bayobora indege yazanye iyo special force nta n'umwe wabuze. Amen. Vous ça c'était une mission antiterroriste. Amen. Israélienne de 1976 ou 76 en Ouganda. Il a été lancé en réponse au détournement d'un vol civil. L'État israélien yohereje izo ngabo zayo zidasanzwe. Amen. Kubera ko hari indege bari bayobeje yavaga he un vol civil international de passagers, un Airbus A300 opéré par Air France. Il y a une indege ya Air France
entre les villes de Tel Aviv. Yavaga Tel Aviv, umugi wa Israeli, niho hari aéroport international, et Paris. Yavaga Tel Aviv ijya i Paris. Amen. Lors d'une escale à Athènes, inyuze Athènes, mu Bugiriki, l'avion a été détourné par 2 terroristes palestiniens. Abaterroristes byihebe by'abanyapalestina bibiri. Amen. Et 2 terroristes allemands. Abanyapalestina babiri n'abadage babiri qui ont dérouté le vol vers la Libye. Aho igende ive Tel Aviv, Athènes, igeze Athènes ije i Paris, bo bahise bayikatisha bayijyana muri Libya, puis vers l'Uganda. Iva muri Libya bateye kujya muri Uganda. Mwenye ko Libya nayo hari Gaddafi. Wayumvise? Bango nawe yari muri Yoku. Où ils ont atterri à l'aéroport international d'Entebbe pour être rejoints par d'autres terroristes. Haraba terroristes bari bafite izindi ndege babasangayo. Une fois en Ouganda, le groupe a bénéficié du soutien du dictateur ougandais Idi Amin. Bageze Uganda, Idi Amin rero nawe arabasanga. Amen. Après avoir détourné l'avion de 248 passagers, iyo ndege yari ifite abagenzi 248. Le 27 juin 1976, tariki 27 mu kwezi kwa gatandatu 1976, les terroristes ont pris des otages dans le but déclaré d'obtenir la libération de 40 militants palestiniens affiliés, emprisonnés en Israël. Babikoze kugira ngo bategeke Israel irekure imfungwa z'abanyapalestina 70 nyine nawe babarwanyi abanyapalestina, ainsi que la libération de 13 prisonniers dans 4 autres pays. Ngo n'abandi bafungwa babo mu bindi bihugu bine. Plus de 100 soldats ougandais, abasirikare b'Abagande barenga 100, wabyumvise, ont été déployés pour soutenir les pirates de l'air. Vuga ngo Uganda yohereje abasirikare barenga 100 bafashe bya byihebe. Après l'atterrissage du vol, iyo ndege imaze kugera aho Entebbe, Uganda ese yohereza abasirikare barenga 100 kugira ngo bafashe ibyo byihebe muri iyo gahunda. Muramurikira. Et Idi Amin, qui avait été informé du détournement dès le début, yarakurikirana kuva mu ntangiriro iby'iyo opération, ibyihe, avait personnellement accueilli les terroristes à Entebbe. Vuga ngo ubwe yarabakiriye ati mwakoze umurimo mwiza. Après avoir transféré tous les otages vers un ancien aéroport, bafata rero za mfungwa babandi bafashwe aba-otage, abo bafashe ubugwati. Après avoir transféré tous les otages vers un ancien aéroport, abo bafashe ubugwati bahise bajyana kuri aéroport ya kera itagikora. Les pirates de l'air ont séparé tous les Israéliens et plusieurs Juifs. Un Israélien du plus grand groupe de passagers. Noneho baratoranyamo Abisraeli, Abayahudi n'abataraba Abayahudi, les déplaçant ensuite dans une pièce séparée. Babajyana ahandi rero. Au cours de 2 jours suivants, iminsi ibiri yakurikiye, 148 otages non israéliens, vuga ngo abo bari mu ndege 148 batari abisirayeli ont été libérés et transportés par avion vers Paris. Abo bahise bamera ko bakomeza urugendo abo bashaka n'abo b'Israël n'abo bayuda. Les 94 passagers restants, abo 94 basigaye bafashe ubugwatiro b'Abisirayeli, dont la plupart étaient des Israéliens, et les 12 membres d'équipage d'Air France ont continué à être retenus en otage. Vuga ngo abo b'Isirayeli 94 n'abakozi bo mu ndege n'abapilote 12 nabo bafashwe ubugwati bagumaho. Lança l'opération à la tombée de la nuit du 4 juillet 1976. Rero iyo special force ya Israel, izo ngabo kabuhariwe za Israel zivuye muri Israel ziyobowe n'umuvandimwe wa Benjamin Netanyahu, minisitiri w'intebe no munsi witwaga Jonathan Netanyahu. Des avions de transport israéliens ont transporté 100 commandos. Vuga ngo yari special force igizwe n'abasirikare 100
sur 4000 km bagenze muri iryo joro ibirometero 4,000 kuva muri Israel vers l'Ouganda pour les efforts de sauvetage kugira ngo batabare abo bagize ubugwati abavandimwe babo bavane mu maboko yabo byo bihebe. En 90 minutes, isaha imwe n'igice, iminota 90, 102 otages ont été secourus avec succès. Nuvuga ngo abafashe ubugwati 102 bararokowe, dont 3 ont été tués. Batatu nibo bapfuye. L'une des otages mortes, umwe nababwiraga, Dora Bloch, a été assassinée par les autorités ougandaises dans un hôpital de Kampala, peu après l'opération de sauvetage israélienne. Elle était tombée malade lors du détournement et avait été retirée de l'avion pour être soignée avant l'arrivée des commandos. L'armée israélienne a subi 5 blessés et 1 tué, dont Jonathan Netanyahu. Niwe mukuru w'izo ngabo ijana. Était la seule victime israélienne de l'opération Entebbe et avait dirigé ziriya ngabo nyine. None rero bavandimwe, reka mbasoma iki nacyo. Au cours de l'opération en Ouganda, Israël a reçu le soutien du Kenya voisin. Nuvuga ngo ntabwo baje gusa ngo Israël na Entebbe banyuze Kenya noneho bahita binjira. Kenya rero yaraparticipiye mu ruhande rwa Israël. Dore umujinya wa Idi Amin amaze kumenya ko Kenya yabigizemo uruhare. Idi Amin a ensuite donné l'ordre à l'armée ougandaise de tuer tous les Kenyans vivant en Ouganda. Idi Amin a itateka ngo abakenya bose ba mu Uganda babice, entraînant la mort de 245 Kenyans ougandais et l'exode d'environ 3000 Kenyans d'Ouganda. Abakenya 300 basigaye baracika bica 245. Kubera ko mbasomeye ibi nago mbereke ko mu ngabo za buri gihugu ntabwo ariko zose bashobora kuzizera ku ntambara runaka cyangwa operation runaka. Hari igice cy'ubungabo cyitwa special forces cyangwa forces special cyangwa indwanyika kabuhariwe. Ntabwo bagenda ari benshi, abo bahawe formation ikomeye cyane. Abo rero nibo Israel yatumye muri ya operation. Ubyoroshye, ntabwo ari abantu bagenda gutya ngo bagiye kurwana n'igihugu. Bakwiye gukora ibintu mu mwanya muto, amen, kandi bakagera ku ntego. Abo rero baba baratojwe. Ibi rero biraza kudufasha kumenya no mu itorero, ese abantu bose mu itorero Imana yabita ko ari ingabo nkizi mu mwuka bashobora kurwanya intambara z'Imana zikomeye? Igisubizo ni oya. Iyo wanyumvise, amen, birumvikana. Analogi irafasha kugereranya ibyo tubonesha amaso tukamenya ibyo mu mwuka n'iby'ingenzi, kandi abakozi b'Imana bo muri Bibiliya kenshi barabikoreshaga. Kuko ntabwo wabwira abantu ibyo mu mwuka utabifashisha ibi no mu mashuri hari imfashanyigisho. Ibi rero mubifate rero, sibyo? Nk'abariya 300 ba Gideon mufate nka Benjamin Netanyahu nako Jonathan Netanyahu, bariya 300 zangabo ijana. Manishim ukuntu bategura special force, ukuntu mwisi bategura mu ngabo z'igihugu bagategura umutwe udasanzwe. Ariko ndafata cyane Ubufaransa uko butegura special forces zabo. Amen. Qu'est-ce qui fait un soldat de forces spéciales? Ese umusirikare, ibi biradufasha kuva mu mwuka. Ese umusirikare udasanzwe yitwa force spéciale ategwa gute? Les détachements opérationnels des forces spéciales sont des équipes. Ngo abo muri forces spéciales ngo nama équipe d'élite nabagi kuva mbere baba ari abasirikare mu rwego rwo hejuru, composé d'opérateurs matures bakuze
muri za operation intense et hautement qualifié, bafite ubumenyi buhanitse. Ils reçoivent une formation spécialisée, bahabwa amasomo mu rwego buhanitse rwa gisirikare dans les armes avancées, gukoresha intwaro zigezweho. Le langage, bakigishwa n'ururimi rwa gisirikare rudasanzwe kubera ko bahamagara gukora imirimo idasanzwe. Les démolitions, bakabigisha n'ukuntu bashobora gusenya ibirindiro by'umwanzi byose mu mwanya muto. La médecine de combat, bakabigisha n'ubuvuzi mu mirwano. La chute libre militaire, bakabigisha ukuntu bashobora kuva kure metero angahe, sibyo, bakaba bava ahantu kure bagaparashita ahantu, chute libre, atari kuvuga ngo bafite mwabyumvise. Amen. Et puis bakabigisha la chute libre militaire et des tactiques de combat avancées, no kubigisha ukuntu barwana mu rwego rugezweho. Iyo niyo yita special forces. Mwabyumvise? Amen. Hallelujah. Mwumva se, ni umuntu ari wese yakomera kujyaho. Abantu bashobora kwikundira kuba umusirikare usanzwe, kuko biriya birasaba ubundi bwitange, kuko hari n'abashobora gupfa muri ayo masomo. Amen. Hallelujah. Amen. Hano batanga overview ya special forces, cyangwa icyegeranyo rusangi cyitwa special forces. Special forces members, abagize force special, implement unconventional operations by air, land or sea during combat or peacetime as members of elite teams. These activities include offensive raids, demolitions, bagakorana za reconnaissance, such as rescue, gutabara, nka biriya special force ya Israel yakoze, and counter terrorism, no kurwanya ibyihebe. Ngo bariya special force ya Israel mu mwaka wa 1976 yakombayininze biriya gutabara, amen, no gukontraka ba terroriste. Rero bavandimwe, mu itorero ry'Imana tugarukire mu by'umwuka, twifashije ibyo mu isi ko bimeze. Abakristo bose ntabwo bari mu rugo rwego rwo kurwanya intambara z'Imana zikomeye iyo abadayimoni bateye. Uzabona itorero rigeze ko itorero ringoma mu mateka yaryo, amen, rigira intambara zaryo, kuko abadayimoni bariho kandi barwanya itorero. Abo bantu bose mubona mu materaniro ntabwo ari bo bose ariko barwana izo ntambara. Bamwe bazakubwira itorero rigeze mu bikomeye ngo bavuyemo bagiye muri itorero, mujya mubibona. None se wumva iki? Ariko abari muri urwego Imana ivuga ngo aba ni ingabo zanjye, aba ni bagidiyoni banjye, n'abandi 300, abo ntabwo baba mu itorero kuko itorero riri mu bihe byiza, baribamo, amen, mu bihe byiza no mu bihe bikomeye, kuko mu mitima yabo Imana yabashizeho kashe, yabashizeho ikimenyetso yuko aba nibo barwanyi banjye, ngwanana nabo kugira ngo mprotege itorero. Imana ihabwe icyubahiro. Kandi twabonye ijanisha rero dushingiye ku igitabo cy'Abami ibice 7 muri rya jonjora Imana yakoreshejwe ngo ibavane kuri 32 bakagera ku bagasigara ari 10 na 10 bakavamo 9700 agasigara 300. Twabonye ko mu janisha no kuvuga iki, dukoze proportion, twabonye ko ni kimwe cya gatatu cy'ijana. Amen. Kimwe cy'ijana. Ngo buri torero
numenya abitwa abakristo, apana abaza gusenga gusa ku cyumweru bakagenda, abitwa ko ari abakristo, uzajya udiviza par 100. Sibyo? Uzahita ubona rero abo bantu ba Yonatani abariho, cyangwa muri Bibiliya ba Gideyoni n'umutwe we. Babonye ko ituro ry'abantu 600 ni bangahe? 6. 6 nibo special force y'Imana, nibo force special. Tuvuga ko 6 nibo bazasigara mu ituro iyo bikomeye. Hari n'abandi basigaramo kandi bagasenga, sibyo? Kandi bakumva ko bafite umutwe w'itorero, ariko ntago bafite engagement, ntago bafite uburwanyi muri bwo mu mwuka. Amen. Nk'aba bandi 6 ku ituro ry'abantu 600. Abayobozi b'itorero barakwiye kumenya uku kuri, kuko iyo bagera mu bikomeye bakwiye kumenya abantu 6 mu ituro ry'abantu 600 ni bande. Birasaba ko haba gusenga, ubushobozi bwo mu mwuka kugira ngo bamenyekane. Abo nk'uko babanye na Kristo akaramata. Cross what? Cross kolao. Babanye n'umwami akaramata, sibyo gusa, Imana yabahaye no kubana n'itorero akaramata. Abo ntaho bazabajya nubwo itorero byagira gute, kirese Imana nivuga cyangwa Imana ikabahamagara. Abo rero ntabwo baba benshi, abo niko bimeze. Hari abantu rero bamwe bayobozi b'itorero bajya bibeshya, bakabona abantu buzuye hariya nkizi ngo aba bantu bakunda Imana, ugasanga bari barakonta ku bantu batanariho. Wayibize bose turabashinzwe ngo tubahe ijambo ry'Imana. Amen. Tubahe counseling ibaye ngombwa. Haleluya. Tubakompanye mu bihe bitandukanye, tubafashe mu gihe biri ngombwa mu bintu bitandukanye by'ubuzima, ariko ntabwo twiye gukonta kuri bo. Uzaba wibeshya cyane. Twiye gukonta kuri ba bandi kimwe ijana mu biki, mu ntambara kabo hari, mu ntambara ishobora kuba zo kunyeganyiza itorero. Mwabyumvise? Ariko ntabwo mubona ko biteye ubwoba. Mu bantu 32,000 Imana igashimamo 600. Ari umuntu yitwa Rick Joyner, ni umukozi w'Imana w'umunyamerika, azwi cyane, yanditse n'ibitabo ku byerekeye spiritual battle, intambara zo mu mwuka. Imana yaramutwaye mu ijuru muri yerekwa, hanyuma imwereka itorero rimwe rinini cyane muri Amerika rifite 30,000 cyo gihe, abakristo 30,000, iyo ita mega church. Bavuga ati hariya mu isi bajya batanga itorero ngo rifite imbaraga rirakomeye. Ati reka nkwereka abantu mfitemo nakwiringira. Wajibise 100. Wajibise nuvuga ngo yajyanisha ryacu. Amen. Ni imibare tugendera kuri muri Bibiliya, ariko ishobora kutageraho. Ni imibare gusa ikwereka ko ntabwo ari ubwinshi bw'abantu bugize imbaraga z'itorero. Wabibise? Agarutse yahise yandika igitabo, ndagifite muri eglise ari ako mu biro. Ravuga ngo uvaho navire muri yo yerekwa, sinongeye kubona ibintu ko nayibonaga, sinongeye gufata itorero ko nibonesha amaso, sinongeye gufata ministry, umurimo w'Imana ko nawufataga, uko valeur twe dufite hano zo ziri mu ijuru. Realite yaha tandukanye niyo mu ijuru. Ngo ibyo twita succès évangélique, ati uriya murimo waratunganiwe, ati mu ijuru wasanga umurimo
zero. Avuga ati j'ai commencé à relativiser iyo twita ngo evangelical success. Turabukoze Imana gitangaza afite mega church, afite ibihumbi imibare yacu mu isi. Mu ijuru siko bimeze. Ngo vision ye y'umurimo w'Imana yasihi ihinduka. Niyo mpamvu kuri wa munsi uratangara. Abantu benshi bashimwe n'isi ko abakozi Imana bahambaye bafite ibihumbi n'ibihumbi. Basanga Imana irakubwira ati no, numushakire hano. Cyangwa nimba yahageze agahabwa uduhembo duto. Kadufate iminota 10. Tekereze kuri ayo magambo. Hanyuma turaza kwinjira rero usomo ry'uno munsi. Nyine iby'ejo ntimubyibagirwe. Amen. Ikigereranyo cy'abafashe ubugwati b'Abisirayeli muri kiriya gihe birabafashije, biradufasha. None se Isirayeli yari ifite gusa abantu 100 b'abasirikare, ingabo ninyi, ariko izo yikozeho Isirayeli, izo yatabaje, izo yifashije abantu bangahe? 100 n'umukuru wabo wasize ubuzima Entebbe. Mutabibona rero. Ngo abantu bose bari mu itorero, mu matorero, ntabwo ariko bose mu ijuru babona ko bashobora guhagarara mu gihe bikomeye iyo umurimo w'Imana ugeze ahakomeye. Cyangwa itorero ry'Imana rigeze ahantu marembo y'ikuzimu yahagurutse. Benshi baritaza bakigendera, abasigaye nabo bakaguma bari aho bacungana, sibyo? Ngo bari aho bigana. Ariko abantu bahagarara bagafightinga, bakamenya ko intambara ari yabo, bakamenya ko Imana izabibabaza, bakamenya ko batakwiye gufailinga. Muzaje mubafata umubare bari mu itorero ayo diviser c'est quoi? Kugabanya. Nazo babe ko ari gukuramo. Kugabanya, kongereza, guteranya, kugabanya, hanyuma iki kandi? Gukuba, multiplication. Okay. Aje kugabanya. Ugafata umubare wari mu itorero ukagabanya umubare 100. Abasigaye abo nivuga ati naba plusium. Aba nibo 100 ni pourcentage. None ugashaka uvuga ati naba. Sibyo? Nimba iri torero rifite abantu 600 n'urugero. Babonye ko ari 6 gusa. Bize ko patene urimo. Donc c'est biblique, hein, sibyo? Twabe muri Bibiliya. Ibyabaye ku Bisirayeli byatwandikiwe twebwe. Ngo bitwigishe. Nimba utari no muri Beteli ukaba uri muri eglise yawe, uku niko kuri ukwiye kumenya. Amen. Nago mujya mubona mbere ko tujya mu masengesho. Nago mujya mubona ko iyo mumvise intambara z'itorero runaka, ni mujya mumva yuko n'abagize iyo torero ubwayo bayirutse kuba abarirwanya. Honest. Umase biva kuki? Biva kuri realite turavugana.